nta cyiza cyeriko ntacyo. Haleluya. Amen. Yeriko nta cyiza cyeriko. Yeriko barakubita barica. Yeriko bararuga. Yeriko barasambana. Yeriko n'ibisambo. Yeriko n'abanyamatiku. Yeriko eleletaini. Yeriko ni habi cyane. Kuva mu gakiza ugasoma mu byaha ni bibi cyane kuko ukubitirwa. Urakubitwa inkoni nyinshi cyane kandi zikikuba. Imana tugenegera. Wo gutwarwa n'ibihe tugezemo ngo wumve yuko uzakora ibyaha kandi uzere umurimo w'Imana ngo ubone ko bizashoboka. Ntago wakeza abami babiri ngo bizakunde. Mureke tugumeho umwami yadushize two gutwarwa n'ibihe. Yego. Amen. Mukozi abantu benshi bari gutwarwa n'ibihe. Nukuri. Ibihe tugezemo biri gutwara abantu. Ibihe tugezemo byisha abakozi b'Imana. Haleluya. Abakozi b'Imana benshi bari gushaka indamu aho kwita ku ijambo ry'Imana. Abakozi b'Imana benshi bari kwirukanka bari gusenga n'ibyaha badashaka gukizwa. Amen. Amen. Genda jya nkubwira ata mwene data unkurikiye. Egera Imana. Ariko iyo uri Yerusalemu uraharindirira. Urarya. Ukanywa. Urisiga. Ukagira gasura. Nako gasura ufite nuko Yerusalemu. Ibeshye gato manuka Yeriko. Urebe inkoni hakubitirwa. Imana tugiye neza. Uyu muntu hangije akora ikosa ryo kuva Yerusalemu rero ngo manuka Yeriko ngo agwa mu gico cy'abambuzi. Ngo abambuzi nta kintu bamukoreye ngo baramukubise ngo baramukubita ngo bamusiga ngo ashigaje gato ngo agapfa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Turashimira Imana yadukuye Yeriko ikatujyana Yerusalemu. Kweri. Amen. Amen. Turi mu masezerano y'Imana. Yego. Amen. Amen. Uhumure rata kuba uye Yerusalemu ntacyo uzaba. Nukuri. Yerusalemu hararinzwe. Yerusalemu hari uburinzi. Yerusalemu turarya. Yerusalemu turanywa. Yerusalemu tugenda twemye. Haleluya. Yerusalemu ni masezerano. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Yesu ajya kugenda bwabigishwa ati mugende. Mujye mu murwa. Mujye gutegerereza niho nzabasanga Yerusalemu. Amen. Twavuye ariko rero tuzi Yerusalemu. Imana tugiye neza. Amen. Amen. Haleluya. Yerusalemu ni mu masezerano Imana yaduhaye. Kweri. Amen. Amen. Yeriko ni habi. Ngo ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Abantu bashaka Uwiteka wowe hirimbana gushaka Uwiteka nta cyiza uzakena kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Imana iri mu ruhande rwawe. Uhumuye ntawe cyuzakena nubwo ubona umaze igihe kinini. Turashimira Imana hacyari ibyiringiro rata. Nubwo igiti cyatemwa ko cyakongera kigashibuka. Turashimira Imana nubwo waba waraguye ariko nta mukiranutsi w'Imana ujya ngo arambarara. Oya kiraza kikazizwa. Amen. Ikimana akuvuzeho uko bizagenda kose kizasohora. Haleluya. Ngo amonye ngo amugiriye impuhwe. Ngo aramwegera. Ngo amupfuka inguma. Ngo amwomoza amavuta yerayo. Ngo na vino. Ngo amushyira ku ndogobe amujyana mu icumbi ry'abashyitsi. Amen. Umusamani Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Birashoboka ko umaze igihe waruhuye n'ibikubabaza. Birashoboka ko umaze igihe Satani akurasha umwambo gasa inyuma ariko haracyari ibyingiro mwene data. Amen. Umusamara cyateze amaboko. Yesu aracyahari. Yakugira neza. Yakugarukaho. Wo kwihemukira. Wo kumva ko Imana yagutaye. Imana ntabwo yagutaye. Iracyagukunda mwene data. Yes, turabasuje mwese mukuri cyano yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye ku mpera z'isi zitandukanye. Nibanye mu gitondo mugira igitondo cyiza. Abaye igicamunsi mugira igicamunsi cyiza. Abaye ari ijoro mugire ijoro ryiza. Tubifurije impagarike mu n'ubugingo mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Ni muri mu majyepfo tugwaye ikaze, mu majyaruguru tugwaye ikaze, mu masara bwaryo, mu rengero bwaryo urwota amasimbi diaspora mwese turavuze ngo tubaye ikaze kuri Iramiro TV. Ngiye tugiye kubana na Cyotimana Elia kuri mikoro. Hanyuma nkuko twabwiye ko tuzatubatindira tuzadufata igihe tukaza tukabaganirira ku ijambo ry'Imana tugakomezanya ko byose mwarabyumvishije ahubwo n'ukwibukiranya ubundi turongeye turagarutse. Imbere ya kamera zacu turabona umugabo uri amavuta y'Imana. Ntago ari bwa mbere tumusuye, ubu bwa kabiri tumusuye ni Nyanza mu majyepfo. Hanyuma ntago ndibuze kubivuga byose ahubwo ndamuvumbye araza kuvyivugira no mugabo. Hanyuma utarakwa subscribe ikoresha like comment tusagiza n'abandi tyo tubana mu biganiro byacu ko bikurikirana 5 kuri 5. Mugabo tugwaye ikaze. Yesu nashimwe. Amen. 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 Mezitera turashima Imana. Na murakoma. Turaho turamahoro. Imana ikomeje kuturinda. Yego.
abantu bashobora guhita bibaza ati urimo uravugira he aka kanya tuvugana uriherereye mu kahe karere? Ndi mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, akagari ka Kavumu, umudugudu wa Gihisibe. Wa Gihisibe. Kuko hari Gihisi ana Gihisibe. Okay, mwega akazuba muri kukabona se? Izuba rirahari ariko ni rikeya. Harimo n'ibibunda, ariko tashimana ko hari akabundo ubu ngubu. Ariko n'ubundi Inyanza ntabwo tuba dukunda kugira izuba ryinshi buriya. Erega buriya haraba amateka. Ni mu bwami ni mu gikari. Ntabwo se batubwiraho gato mu bwami? Batubwiraho gato wenda nahawe yavuze Inyanza bavuze ngo iki? Bashatse kuvuga iki? Ni nihe mpamvu wahise ni Nyanza ya Butare? Nuko habaga abami byawe bakaba bimeze bito. Inyanza harangwa naye mateka, ni igicumbi cy'umuco. Muzi neza ko umwami wa mbere yabaye Nyanza. Okay. Urumva rero ni mu mateka. Cyane mu bwami, twageze mu bwami rero. Turabishimiye cyane. Amen. Hanyuma nk'umuntu akubonye yahita amenya ko ari nde tugiye kubana muri kiganiro kugira ngo dukomezanye tuziranye. Murakoze, ndabashimiye. Amazina twamutangana Jean Pierre. Mbena mbeshima Imana ko mwongeye kugaruka kudusura. Rwose nabivuze abantu kuri rwose ngo TV nabasezeranyije ko nzagaruka. Rwose ngo imvura igwa ngo harya nisubira. Imana yaho mugisha rero. Idasubire twacyumye. Yego. Kwa mwongeye kudusura Inyanza turabishimiye cyane kandi turabakunda. Mbona no gushimira abakozi b'Imana ubwo duherukana ahangaha muza kudusura Inyanza. Tuvuga ku ijambo ry'Imana, harakoze Imana nagiye mbona bagenda banyandikira ko ijambo twaganiriye ryabafashije. Amen. Kandi muri bo hari impinduka. Yego dushima Imana rero ko umurimo w'Imana ukiri mugari kandi Imana cyabana natwe, kandi nongera mbashimira namwe ko mukomeza kureba ibiganiro byacu kugira ngo Imana isheho kubagura muri mwebwe kandi Imana ikomeze bane namwe. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma dushimye nyine abantu mwese tuba turi muri 5 mwese mugira mutwereka ko turi kumwe muri comment, kandi gigaragaza ko habaye muri comment. Usangize n'abandi, Imana izagirwana natwe umugisha kuko gukora ivuga butumwa. Amen. Twebwe ntabwo dushaka nyine na views zazikeneye, ariko dushaka ko abantu b'Imana bakira bakamenya ubwami bw'Imana. Na views nazo nizizaho ntacyo bitwaye, kuko ari byo bizo kumva umuntu bangunye ngo dushaka ubwami bw'Imana bwaguka. Nibyo, kuko tubonye abantu benshi babikurikirana, ni ikimenyetso cy'uko turi gukora umurimo kandi mwiza w'Imana, kandi ibintu tukora cyangwa se ivuga utwa dukora byageze ku bantu benshi. Ntacyo bitwaye views zibonetse, tukabona abantu bitabira ijambo ry'Imana, kuko turi kujya tubona abantu bitabira ibindi biganiro by'ubusambanye n'ibindi. Rero ntago nk'ijambo ry'Imana ryitabiriwe n'abantu bakarira nta cyaha cyaba kirimo, kandi ntabwo twaba twacumuye. Hanyuma rero ndagira ngo sinze kurya umwanya ndimo mbona unyicira ingohe, kuko buryo ijisho ryica abajura. N'ubwo bakora bango no kwica ingohe, umbwira ati rwose hari ibintu byinshi mfite, kandi ndumashaka gutangira gupfunyurira abantu bo kwiramira TV hakiri kare. Ndimo numva umwuka w'Imana rwose, mavuta arimo yaka. Ndagira ngo tuguhe akanya tanyira usengera abantu ndabizi basenze, ariko usengera abantu tugiye kubana mu kiganiro, usengera imitima yacu, tugaye ikaze na kabiri tukomezaho tubwiyezaho n'iki Imana gupfunyikiye. Amen. Reka tubanze twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, turagushimiye. Tugushimiye kugira neza kwawe Uwiteka nyinga Imana yacu. Wabanye natwe uraturinda Uwiteka mu ruhande rwacu. Ngushimiye ko warinze abakozi bawe nyinga Imana yacu, Mana nziza bakurikiye iyi channel Iramiro Uwiteka nyinga Imana yacu. Data ndagushimiye Uwiteka nyinga Imana yacu, Mana nziza, aya masaha ko uri Imana igira neza. Nukomeze ubane natwe kandi utugene Uwiteka murengezi mwiza. Turasenze Uwiteka Mana ngo abafite imitima yakomeretse Uwiteka Mana wongere kubomora. Data kandi ukomeze kwigaragaza nk'Imana Uwiteka nyinga Imana. Abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abashomeri ubahakazi nyinga Imana yacu, Mana nziza. Data ababuze uko babigenza ugira uko bigenza. Lekuta shayini tutarango tayini. Uwiteka wihesha icyubahiro kuko uri Imana yo kubahwa. Data ubagenderere Uwiteka Mwami, ukora ibikomeye nyinga Imana yacu, Mana nziza.
akanya turi buze uze kubana natwe kandi Uwiteka nyige Mana tumana nziza abadukurikiye kuri kamera Uwiteka mwami ubane nabo Uwiteka nyige Mana tumana nziza ubagure mu buryo bwose nyakubaha Imana kuri Imana bagusenga kwacu datera Imana gushimiza rya msabize amen 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 haleluya amen. Nongeye gushimira Imana ko Imana yacu ari nziza, nongeye gushimira Imana ko Imana yaturinze kabana natwe ikaba mu ruhande rwacu. Buriya hari igihe rimwe na rimwe ujya uryama bugacya byarangiye, ariko iyo twongeye kubyuka tugahumeka umwuka w'ubuzima dushima Imana. Amen. Imana ishimwe. Amen. Amen. Njya Imana icyubahiro kandi ngiye nyiha icyubahiro, kandi nawe aho uri ujya Imana icyubahiro uko uno mwuka duhumeka nta kiguzi tuba twawutanzeho, ahubwo ni umwuka Imana iba yaduhaye. Amen. Haleluya. N'abari hara kuri bomboni nta cyaha bakoze, ahubwo uyu mwuka bahumeka ni umwuka bari kugura, ariko nabo nta cyaha bakoze. Nubona ugira umugisha n'Imana rero ujye ushima Imana kandi urambara amaboko y'icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Reka ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, n'ibice bya 10 dire ku murongo wa 25 na 26. Turasimbuka dufate umurongo wa 30 tukumva icyo Uwiteka Imana bwa natwe. Kadusome mu izina rya Yesu. Titire y'iri jambo handitse ngo umugani w'umusamariya umunyembabazi. Ni umugani w'umusamariya umunyembabazi. Amen. Haleluya. Kuko buri habaho abantu b'abanyembabazi ariko abo n'abandi batagira imbabazi. Amen. Uyu ni umusamariya umunyembabazi. Yego. Amen. Amen. Haleluya. Nawe ujye utunga kugira imbabazi. Nawe ujye ugira imbabazi kuko imbabazi ni nziza. Ariko nutagira imbabazi nawe ntuzababarirwa. Imana tugiye neza. Yego. 25 natubwiye ngo nuko ngo umwe mu bigisha amategeko ngo ahagurutswa no kumugerageza ati mwigisha nkore inte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho. Nawe aramusubiza ati byanditswe nawe aramusubiza ati byanditswe bite mu mategeko, icyo wasomamo niki? Aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amen. 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 Haleluya. Uyu bajyana ikiganiro, mbese yashaka uyu mwigisha amategeko yashaka kugira ngo agerageze Yesu. Burya tugiye abantu bagerageza. Umuntu akakugerageza pe, akakugerageza pe. Ariko mu kukugerageza kwawe, iyo Imana iguhaye ubwenge cya kigeragezo ukivamo. Iyo uragiye kugerageza Yesu kandi Yesu azi neza imitekerereze ye n'ibyo we atekereza, we mbese yaramaze kumumenya icyo ashaka kumubaza. Yego. Imana tunahabwa icyubahiro. Amen. Ngo aramusubiza ati ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Yego. N'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yego. Umurongo wa 30 arangije avuga ngo Yesu ngo aramusubiza ati ngo hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka Yeriko agwa mu gice cy'abambuzi, baramwambura baramukubita barigendera, ngo bamusiga ashigaje hato agapfa. Ngo nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. Umurewi ahageze nawe arabigenza atyo, ngo amubonye arakikira arigendera. Ngo ariko umusamariya mu rugendo nawe ngo amugeraho. Haleluya. Amubonye ngo amugirira impuhwe. Yego. Aramwegera mupfuka inguma, amwomoza amavuta yerayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi. Yego. Aramurwaza. Bukeye bwaho ngo yenda idenariyo 2. Yego. Azanyira icumbi ati umurwaza, kandi ibyo uzatanga byose birenze kuri ibyo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Mwakiriza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Amen. 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 Uyu mugabo ngo yari i Yerusalemu, niko bira itubwira. Yego. Ngo ariko ngo aza kumanuka ajya i Yeriko.
Haleluya. Ngo akimara kujya mu nzira ngo ahura n'abambuzi baramukubita. Bamaze kumukubita ngo basiga ashigaje gato ngo agapfa. Imana tujye neza. Amen. Twavuye Yeriko ni habi. Mwibuke ko na Yosuwa yahavumye Yeriko mukozi Imana Yeriko abisere bazengutse Yeriko irabagora cyane kugira ngo iriduke. Nta kiza cyeriko. Ntacyo. Haleluya. Yeriko nta kiza cyeriko. Yeriko barakubita barica. Yeriko bararuga. Yeriko barasambana. Yeriko nibisambo. Yeriko nabanyamatiku. Yeriko eleletaine. Yeriko ni habi cyane. Yeriko ni habi. Twavuye Yeriko rero tuzi Yerusalemu. Imana tujye neza. Amen. Haleluya. Yerusalemu ni mu masezerano Imana yaduhaye. Kweri. Amen. Yeriko ni habi. Ibuke na tugasinda tukagenda twandika 8. Yeriko ntabwo twikonturaga. Yeriko twambaraga nk'abasazi. Haleluya. Ariko tugeze Yerusalemu turacyo. Kweri. Amen. Haleluya. Kuva mu gakiza ugasoma mu byaha ni bibi cyane kuko ukubitirwa. Urakubitwa inkoni nyinshi cyane kandi zikikuba. Imana tujye neza. Amen. Haleluya. Ariko iyo uri Yerusalemu uraharindirira. Urarya. Ukanywa. Urisiga. Ukagira gasura. Nako gasura ufite no ku Yerusalemu. Ibeshye gato mano ku Yeriko. Ureba inkoni hakubitirwa. Amen. Haleluya. Turashimira Imana yadukuye Yeriko ikatujyana Yerusalemu. Kweri. Amen. Turi mu masezerano y'Imana. Yego. Amen. Uhumure rata kuba uye Yerusalemu ntacyo uzaba. Nokuri. Yerusalemu hararinzwe. Yerusalemu hari uburinzi. Yerusalemu turarya. Yerusalemu turanywa. Yerusalemu tugenda twemye. Haleluya. Yerusalemu ni masezerano. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ajya kugenda abwabigishwa ati mugende mujye mu murwa mujye gutegerereza niho nzabasanga Yerusalemu. Amen. Haleluya. Mureke tugumeho umwami yadushyize two gutwarwa n'ibihe. Yego. Amen. Mukozi abantu benshi bari gutwarwa n'ibihe. Nukuri. Ibihe tugezemo biri gutwara abantu. Ibihe tugezemo byigisha abakozi b'Imana. Haleluya. Abakozi b'Imana benshi bari gushaka indamu aho kwita ku ijambo ry'Imana. Abakozi b'Imana benshi bari kwirukanka bari gusenga n'ibyaha badashaka gukizwa. Amen. Genda jya nkubwira ati mwene data unkurikiye. Egera Imana. Imana izakwegera. Wo gutwarwa n'ibihe tugezemo ngo wumve yuko uzakora ibyaha kandi uze mu murimo w'Imana ngo ubone ko bizashoboka. Ntabwo wakeza abami babiri ngo bizakunde. Imana tujye neza. Uyu muntu hangije akora ikoze ryo kuva Yerusalemu rero ngo amanuka Yeriko ngo agwa mu gico cy'abambuzi. Ngo abambuzi nta kintu bamukoreye ngo baramukubise ngo baramukubita ngo bamusiga ngo ashigaje gato ngo agapfa. Imana tujye neza. Ngo umutambye ahageze akimukubita amaso ajya gute ngo arakikira rero kate ngo arigendera. Reka nkubwize ukuri kuba twarasenganye kuba twarabanye nibyo ni byiza. Ariko nujya mu byaha nkaguhugura ukanga ukagumya ukajyamwo nkaguhugura ukanga nisanga zagucuritse muri rigori nzakikirana igende. Nisanga wibye igitoki cy'abandi nzakikirana igende. Ntabwo nzavuga ko nkuzi kuko twakoranaga mu mirimo y'Imana ariko abivuyemo nyine wemeye ukorera undi mwami. Nkamubwirishe ngakumva uko nuko kuri ngo umutambyi amugeza arakikira arigenda ati sinkuzajwe date ntabwo uri umukristo wanjye. Urumva kuva Yerusalemu arakikira arigendera. Umurene ngo hageze nabigenza abigenza atyo nayo ngo amunye arakikira arigendera. Imana tujye neza. Amen. Haleluya. Imana tujye neza ngo nabigenza atyo akikira arigendera. Ngo ariko umusoma yo mu rugendo ngo amubonye bamugirira imbabazi. Turashimira Imana hacyari ibyiringiro rata. Nubwo igiti cyatemwa ko cyakongera kigashibuka. Turashimira Imana nubwo waba waraguye ariko nta mukiranutsi w'Imana ujye ngo arambarare. Oya kiraza kikazizwa. Amen. Iki Imana yakuvuzeho uko bizagenda kose kizasohora. Haleluya. Ngo amonye ngo amugirire impuhwe ngo aramwegera ngo amupfuke inguma ngo amwomoza amavuta yerayo ngo na vino ngo amushyira ku ndogobe amujyana mu icumbi ry'abashyitsi. Amen. Umusomani Kristo. Amen. Haleluya. Birashoboka ko umaze
igihe warahuye n'ibikubabaza birashoboka ko umaze igihe satani nakurasha umwambo ugasa inyuma ariko haracyari ibyingiro mwene data. Amen. Umusamariya aracyateze amaboko, Yesu aracyahari, yakugira neza, yakugarukaho, wo kwihemukira, wo kumva ko Imana yagutaye. Imana ntabwo yagutaye, iracyagukunda mwene data. Amen. Haleluya. Nubwo wacogoye, hari ibyagucokoje bituma uva ku Mana, wahuye n'imiraba myinshi, ihura n'imiyaga myinshi, iraguhuha, uragwa, ariko aracyari ibyiringiro. Amen. Umusamariya aracyarahari, umusamariya aracyateze amaboko. Amen. Kandi cyamuzanye ni ukuza kugira neza. Amen. Haleluya. Nicyo cyamuzanye ngo arangije amugira impuhwe, imiryango yaguta, inshuti zikakuvaho, ariko umusamariya aracyagufite. Yesu ntabwo yakuvaho. Amen. Haleluya. Ntabwo yakuvaho. Nubwo inshuti zawe mwagendanaga bitewe n'ikigeragezo ugezemo zakuboza zikagenda, hari igihe ugira inshuti kuko ufite ibintu, ariko ibintu byamara gushira inshuti zikagenda, izo ni inshuti ibintu, ariko Yesu murabana de. Amen. Ntabwo ashobora kuguta, ntabwo yaguta, kuko yagiye ku musaraba amena amaraso ye kugira ngo ducungurwe. Ntabwo yaguta rero, nubwo imiryango yaguta, ariko aracyagufite icyizere. Amen. Ngo akimara kumujyana mu icumbi ry'abashyitsi, ngo abwira nyir'icumbi ngo idenariyo 2, ngo aramubwira ngo akiza denariyo, ngo ibirenze kuri, ngo umurwazi, ngo ibirenze kuri ibyo nzabiguha ngarutse. Urumva aragiye muri misiyo ye, kuko Yesu kenshi na kenshi yabaga yibera mu bavuga butumwa, agenda abwiza ubuntu, ubutumwa bwiza kugira ngo anave mu byaha bagarukire Uwiteka. Imana cyakunda rero. Amen. Haleluya. Imana cyakunda wo kwitakaza icyizere. Ngombwa cyambere mureke tugume i Yerusalemu, two gukangwa n'ibihe tugezemo ngo twumve ko byacitse. Amen. Ibi byo kugutwara ngo uve ku Mana utakaza Imana icyizere. Imana cyakunda. Haleluya. Haleluya. Dushingiye ku Mana twamenye, yabanye natwe, ikaturinda, ikadukiza urupfu rubi, na n'uyu munsi Imana yacyari kumwe natwe. Imana habwa icyubahiro. Amen. Reka nsoreze ku ijambo dusanga muri Zaburi, ubundi dusenga Imana. Zaburi ya 34, twumve icyo Uwiteka Imana avuga natwe, biri ku murongo waho wa 12, cyangwa reka duhere ku 11. Zaburi ya 34 ku murongo wa 11, handitse ngo imigunzu y'intare ibasha gukina no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira ikiza bakena. Mwakenze ijambo ry'Imana. Tubishimiye Imana. Amen. Shalom. Ngo imigunzu y'intare ibasha gukina no gusonza. Intare zibasha kubura umuhigo mu ishyamba. Amen. Neza zigashaka umuhigo zikabura umuhigo. Ubundi intare zitungwa n'inyama, zigahiga zikabura umuhigo. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ngo ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Abantu bashaka Uwiteka, wowe irimbana gushaka Uwiteka, nta cyiza uzakena, kuko Imana iri mu ruhande rwacu, Imana iri mu ruhande rwawe. Uhumuye ntawe uzakena. Nubwo ubona umaze igihe kinini nta kazi ufite, ariko nuhumure akazi Imana izakaguha. Nubwo ubona hari ibigeragezo umazemo igihe ubona bitarangira, ariko humura, Imana irakumva, kandi gusenga kwawe kwarumbiswe. Umenye ko na Hana yasenze Imana, arasenga igihe kiza kugera, ngo atangira kujya asengera mu mutima we, ngo iminwa ikawumbuka bitewe n'ikigeragezo kimaze igihe. Umutambyi erangije avuga ati, wa mugore wazagezaho isindwe. Urumva ashaka ikigeragezo kimaze igihe, abantu bagufataho ijambo, ariko igihe cy'Imana kigeze rata. Haleluya. Amen. Ngo Sara, Hana na n'umugore Elukana ngo bavuye Ishiro gusenga, ngo Uwiteka aramwibuka. Iryo jara aramwibuka. Nugaruka tuzagana ku mbaraga z'amasengesho. Ndumva icyo nshaka tuzagana nugaruka ku mbaraga z'amasengesho. Ngo Uwiteka aramwibuka, ngo akimara kumwibuka iryo joro, Hana arasama. Akimara gusama, Imana mu mwana. Haleluya.
Amen. Yita Samweli Haleluya. wajya ishiro gushima Imana. Barokore mutagishima Imana, amashimwe yanyu yarashize imbere y'Imana. Imana isigaye ikorera abantu ibitangaza ariko gushima wapi abantu bagishima Imana. Mushima Imana ngo igihe kigeze gishiro gushima Imana, asanga umutambyi Eli avuga ati nijye wa mugore wajya guza imbere yawe n'amarira ngasuka amara yanjye imbere y'Uwiteka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mureka tugire Imana icyizere, two gutakaza Imana icyizere. Imana yacu ntabwo icyubahiro. Amen. 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 Niba intare zibasha gusonza zikabura umuhigo ngo ariko amen, Amen. ngo abashaka Uwiteka nta cyiza bazakena. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Amen. Nta na gito Yego. tuzakena. Imana nk'umugisha. Amen. Amen. Hanyuma urakoze cyane. Abantu birinde bashaka Uwiteka ko nibwo imigunzu y'intare basha gukena, ariko abantu bategereje Uwiteka nta kintu kimwe bazakena, kuko Imana ariyo byose. Muri byaranye bavuga Yesu ni byose, kumufite nta kintu kimwe tuzabasha gukena tumufite. Kandi nubwo wabonaga wari wavuye mu nzira, wari waragiye kure ya Yesu cyangwa se kure ya Yerusalemu, Yesu aje ari umusamariya mwiza, kuko nta wundi musamariya mwiza w'umunyambabazi dufite uretse Yesu Kristo wemeye kujya ku musaraba akadupfira, agapfa, agahambwa, akazuka, akabica uburyo bw'Imana Data. Niwe musamariya mwiza. Uyu munsi rero ukimara kumva kino kiganiro, wemere Yesu Kristo agufate aho wari ugeze, aho wabonaga ko uri mu kigero cyo kunywa inzoga utabireka. Yesu aje agufitiye imbabazi kugira ngo agukure muri izo nzoga. We wabonaga wari wijanditse mu busambanyi ukavuga ati ubusambanyi ntabwo nabureka byarananiye, Yesu Kristo aje ari umusamariya mwiza ku buzima bwawe. Hanyuma nk'umuntu akeneye Peter, Mutangana Peter, akavuga ati Peter numva twasengana, Peter ndumva hari ikivuzo namuha cyangwa se yangira inama, Peter umuntu yakubona kuyihe nimero? Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 0788 63 Yego. 4030. Yego. Ndayisubiramo. Yego. 0782 63 4030. Imana igumugisha. Hanyuma Peter reka adusengere Imana dusoze. Murakoze. Katwubaha Imana dusenge. Mana Data, Mana nziza, turagushimira Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, tugushimiye ko wanye natwe dutangira Uwiteka nyinga Imana yacu, tugushimiye ko dushojanyeje nawe Uwiteka nyinga Imana yacu, Mana nziza, no habwe icyubahiro. Mana dusengeye abakozi banyinga Imana yacu, Mana nziza, dusengeye abari bamaze kwiheba Uwiteka nyinga Imana yacu, Mana cyane bamaze gutakaza kwizera kwabo. Ndabasengeye Uwiteka Mana ngo bagiye neza, ngyo bambika imbaraga Uwiteka nyinga Imana yacu. Ari abadukukiye bari hafi, bari mu Rwanda, bari Tanzania, bari Uganda, bari Kenya, bari Burundi, bari muri Amerika, bari za Canada, aho ari hose ku migabane yose y'isi, bari muri Aziya hose, mwami bose turabasengeye nyinga Imana yacu, Mana nziza. Abari hafi n'abari kuri Uwiteka Mana ngo bagendere uyu munsi bagiye neza, imbaraga zezo ngeze abeho Uwiteka nyinga Imana yacu, Mana nziza. Abantu bahindukira bave mu byaha, wongera kugarukira Uwitishya Uwiteka nyinga Imana yacu, Mana nziza. Data Imana turagushimiye, dusengeye n'ababyeyi batwite Uwiteka Mana bahe kubyara neza, mwami giteye cy'amahanga hose, ndetse n'abandi Uwiteka Mana barwaye indwara zakira, kuko tuzi neza ko uri Imana ikiza ndetse unakura mu rupfu Uwiteka nyinga Imana yacu. Turagushimiye murengezi mwiza, ngo nukomeze kwa nabo kandi ukomeze kwa natwe, muzarya musabyinize. Amen. Murakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom. Wowe turakoze subscribe, ikore, share, like, comment. Ukibana nacu mu biganiro byacu kurikirana nakagaruka. Shalom. Ciao ciao ciao.